baba baragize toroma simbizi none se kuba yabikoze ntiwamenya icyabimuteye sibyo natwe nicyo turi kwibaza aka kanya ni umukobwa mwiza avugana n'abantu benshi bafite ibitsina ntabwo yabura ubimukorera mwanya nubwo ndi single moms kandi ukaba uri na single mu buzima busanzwe searching Neveno Mijente wandi Son of Africa Biz back in Ego Golden Coin bwawe nitwa Kazi Kesireka nisere kumeze neza uri hirya no hino hatandukanye urumura mu Rwanda muri Afrika cyangwa sanze Afrika mu bihe urimo byose nizere ko umeze neza turi ku saa 10 hano mu gihugu cy'u Rwanda akazuba kameze neza umugoroba ni mwiza ndizera ko nawe ahuri hatandukanye umeze neza ni uri muri Los Angeles tukubwira ngo wihangane ni nagenda gakomeye gutangira umwaka ibintu nka biriya biba turubuze no kubigarukaho gato muri iki kiganiro tugiye kugirana kano kanya ni ikiganiro nakita ko ari cyambere ngewe ku giti cyanjye kuri yawe TV ngaragayemo right now muri mwaka wa 2025 mwaka watangiranye n'inkuru nyinshi ku mihanda tugomba no kuza kunyuraho gato turebe biri gutrendinga muri iminsi imbere yanyu muri kwabona umukobwa cyangwa se okay ni Miss aho umukobwa cyangwa se umugore ntago bizi araza kutwibwira mwiza cyane umusatsi mwiza wa naturere ibintu by'ibi araza kudusona ibyo babyita nguki amaherena n'imi ayibina hakitangu Jeanette byiza cyane urasa neza urakoze cyane umeze neza meze neza okay reka dutangire gutya wibwira abantu badukurikiye ku buryo baza kumenya utujye kuganira ninde ni muntu ki nyita Ikirezi Audrey okay do mu female umubyeyi umva ko nanjye ukora ikosa namvuze no umukobwa akunsigaye mu byara no tujim tukatuma muba abantu bato so wandenganya mwise umukobwa nta nubundi akenshi igihe cyose imbere umukobwa imbere y'umubyeyi abahora ari umukobwa ahora ari umwana umukobwa ugihe cyose imbere y'umubyeyi umukobwa ahora ari umwana imbere y'umubyeyi nyine ahora ari umwana ahora ari umukobwa n'umusanze niyo wari umugabo ariko imbere y'umubyeyi waba ari umwana buri gihe yego nanjye ujye kuvuga byaye ngo umukobwa aho n'undi ni umugore byaye ndi sinzi ukuntu ajya bivuga oya ngo umukobwa si n'umugore ngo ariko umugore si umukobwa nawe ni kubyemera yego okay reka ndetse kubitinda amakuru yawe ni meza umwaka mushya muhire kuri twese turi ku itariki ya 16 uyu mwanya turukura ikiganiro z'ukwisukambira umwaka wa 2025 umwaka ushize wakugendeye gute Audrey umwaka ushize na urwayemo ariko musoza ndi muzima yego abantu bajya bapanga bakavuga ati ngewe uyu mwaka okay niwe wabyayemo umwaka ushize umubebe wanjye ni mukuru ni brother muri mu muhanda ni petit frère ariko uyu mwana mujya utaragira imyaka sibyo urabona afite nk'ingahe ngewe mbukubera ukuntu ibyo byakuyobotse biraza kungora ariko nko muri 20 ntabwo okay hagati ya 23 na 28 what muri uyu myaka ushobora ufite 25 wenda uri hafi ya nayo ariko sha urakabije kumanura cyane okay 30 se ntagigeraho ntagiragera si 28 si ibyo nakubwiraga hafi aho ngaho ngo uzafone ni he 27 oya 29 kubizi hari umukobwa wivuga imyato asura umukobwa uhora umubyeyi oya ase ku kintu utamukunda kubyakira sindi igitsina kobwa ndi umukobwa igitsina gore ukacwa bavuga igitsina none si umwana yavutse bavuga ngo kibavuga ko yabyaye umugore cyangwa bavuga ko wabyaye umukobwa iyo umwana avutse bavuga igitsina cyane si umukobwa ntago ari igitsina ni igitsina ni gore urumva ni igitsina gore none se uvuga ko wabyaye igitsina gore cyangwa uvuga ko wabyaye igitsina gore aba umukobwa kubera imyaka afite igitsina gore kikiri gito kitaragera mu Kinyarwanda cyero iyo ubyaye uravuga wabyaye iki nabyaye umukobwa ubwo ni umwana umukobwa ni iki umukobwa ni iki umukobwa mba numva ari igitsina nyine runaka gender uyu mukobwa ntago ari igitsina ni umuntu ahubwo ufite igitsina gore gore oya gore iza nyuma
none se iyo ari uruhinja bavuga ni igitsina gore bavuga ngo iki igitsina kobwa oya si okay umwana n'umukobwa n'umuhungu no si okay nice n'umukobwa byibona nyumve mbo ntabwo njya nivanga mu bya politike ariko numvaga igitsina gore nyine ari umuntu wese avukanye igitsina kitari cy'abagabo aka tubifata gutyo kuko tugiye muri izo maka hasaba abakuze baza kudufasha muri comment batubwire ariko ngiye kubyara n'umugisha warutangiye uva nyine kuri umubyeyi ku mwana w'umukobwa bisobanuye iki cyangwa se okay uracyari umukobwa uko byagenda kose okay uri umumama ukiri muto harya n'abajene what sinzi ukuntu bajya bivuga ariko abafemeli abasingo mama sinzi irindi zina bakunda gukoresha yego ibyo ubona ngiye kuba n'abajene mari ariko ubu ntabwo ari abafemeli okay amazina benshi babita wari ufite imyaka ingahe ubyara umwana w'umuhungu afite 20 numva sitarimo uyu tayari igisubizo kwese tukibona wari ufite 20 umwana afite imyaka 9 none wanza kutubwira imyaka ufite njye numvaga warabyaye uri munsi yaho gato sitarimo oya imyaka irimo ariko ntabwo imyaka n'imibare nuyizi se ariko umuntu akurebye 22 da urangana na Vestine oya aya sha nawe urakabiri ndetse kuba yarabyibushye suriya ni umwana ariko nawe usibye ku mwana n'ibikurimo ntanginga ikurengera inyuma rwose ikintu nemeza cyo nuko sinavuga ngo kira iyo wamaze kubyara urakura kandi kubyara ukamubyara si ikosa ahubwo ikosa ni ukumutwita ukamukuramo cyangwa ukamujugunya umuntu wemeye kubyara umwana akamwihambiraho sibyo atabana na se uwo muntu nimba narebye iki kiganiro nakibona azamenye ko ari intwari kandi uwo mwana azamunambeho harya yamubera umugisha ntazamuture mu nabi wenda wase ibyo yamukoreye sibyo ndimo kugira abasingo moms cyangwa se abantu hari benshi bafite ibyo bikomere cyane babyaranye n'abantu bakabihakana bamwe bakababura cyangwa se bakabatera inda mu buryo batateguye batanazi bakumva ngo yatwise umuntu ntibahuye rimwe ntawazi abo bantu barahari benshi cyane rero nakugira inama yo kunamba ku mwana wawe byerekana gake ku buzima bwawe bwite wari ufite imyaka 20 wari wagize amahirwe yo kwiga yego ubwo wari warasoje secondaire no nari narasoza ariko narigezemo okay njyewe kugira ngo tubyoroshye nazo kubaza ibibazo byinshi narashaka kuduha nk'ubuhamya gato cyane inda watwaye ukiga secondaire uduhe experience byagenze bite kugira ngo wisange utwite ukiga secondaire hanyuma ubwo wenda use nk'uduha ubuhamya buto nk'umuntu utamwe n'igice ibyo bintu ni inzira ndende kandi byari ubuzima bwanjye cyane none ngereka mbikwibariza ibyo nshaka kumva sibyo wari wiga mu kangahe wiga mu kangahe Senior 3 ufite imyaka 20 ko nawe wari waratinze da waratinze wari waratinze no ndi kuvuga nyine muri urwo rugendo rwo kuba wenda wakunda nawe ukagira ute nge ndavuga igihe wagutereye inda tu nari ni nkaho nari nkusoje Senior 3 muri Senior 6 Senior 3 nari nyisoje wari uyisoje wari warakoze ikizamini ufite ababyeyi mama yabyakiriye gute umubyeyi biramubabaza ariko iyo umubyeyi agutuka numusubize cyangwa se ngo nawe umwereke uburakari agira agatuza akabyakira ariko hari n'ababyeyi batateye gutyo ushaka kutwita akakwirukana akaguha inkono yawe barahari benshi barahari cyane kandi noneho uwo muntu uhari
ntabazi iyo biva niyo bijya n'iki kiganiro hari igihe atazanakibona bari iyo ngiyo nyine mu byaro hari ababyeyi bagifite imyumvire ahubwo ikintu kiza gutungurana hari igihe bigenda gutyo bakagutuka bakagira uzi iyo umaze kubyara bakunda umwana kukurusha yego ariko ntabwo ari bose umwana umwuzukuru arakundwa kukurusha wowe ubwawe kubera iki wemeye kubyara uwo mwana abana benshi batwaye inda muri ubwo buryo bakiri batoya bahitamo inzira yo kuyikuramo ndetse rimwe na rimwe bahitewe ntabyo nari nzi nta nubwo nari nzi ngo habaho ibinini ngo ibi n'ibi ntabyo nari nzi naremeye nyine nabimenye ifite amezi nk'3 turashize umugabo wawe waguteye inda umwana aramwemera iyo ni iyindi sije ntabwo byaba ari sawa ku buzima bwanjye nawe bwite cyangwa n'umubebe wanjye ntabwo muri kumwe ntabwo tubana nyine ndi mu rugo so kubyara umwana ukisanga uri wenyine ku myaka mitoya uri kubyimenyera wowe wenyine ku giti cyawe ni experience byagusigiye wabyitwayemo gute nabanje kujya mbihisha nkicuza nkumva sinshaka no kujya mu bantu nkumva sinshaka nta n'umuntu nshaka guhura nawe ahubwo biza kuryoha iyo amaze gukura pe noneho tuba proud yabyo akarusho iyo ufite inshuti ntizigutererane nawe ntago wiheba ariko iyo ufite nk'abantu bakagutererana nawe wanya ari imiguruko ibiki biba ibindi byo no kubyakira wumva wanamujugunya byigize bikubaho ukumva ko warabyaye yego warabyemeye urabyara wumva ko ibintu bizora nyuma yaho kubera ubuzima waciyemo wumva ugeze kuri cya kigero cyo kuba nk'abandi njya mbona abata mu muhanda bakigendera ntabwo nabayeho ubuzima bubi nubwo nakuze mbona mama gusa ndavuga nyuma yo kubyara wowe n'umwana wawe ntago gusitaraguringa wenda ku bana buze amavuta nagize ibi byabaga ariko ntabwo nigeze mba nabi ngo numve ko cyangwa se ngo mu rugo banyicisha inzara ngo nyine numve ko nahita njya wenda nko mu buraya mu tubari ibiki ntabwo byigeze bimbaho abakobwa babyara mu ngo badafite ubushobozi bwo kurera abo bana haragusanga babataye mu matuwarete babataye ku mihanda abantu bandi bakabatoragura abo bakobwa mu mboni zawe nk'umuntu waciye muri ubwo buzima urabaveba reka mvuge wowe undeba w'umukobwa uzi ko wataye umwana ukawimukuramo ukamuta ashobora kuba yari umugisha wawe kandi ukuri uko nguko wumva ko uri wenyine ahubwo akaba ari ubayeho nabi kurusha uko wari kuba umufite ikindi umuntu ufite uwo mwana cyangwa se utwite ntabwo ari byiza kwica umwana kuko hari igihe uwo wishe yazakugirira akamaro igihe runaka utazi nubwo byaba bikugora uvuga ngo byangora ariko ntabwo ari byo pe nta nubwo mbishyigikira reka bano bakobwa sibyo abo ngabo uri kuvuga uri kugira inama nibwo barabyumva hari ababikora benshi ngira ngo hari n'amategeko ashyigikira mu gihe baba batwaye inda mu buryo buteganywa n'itegeko hari igiteko riteganya ngira ngo ryarasohotse ryemerera abantu nyine gukuramo inda zitateganyijwe kandi wenda mufitanye isano se mu buryo ngira ngo ari cyo itegeko riteganya kuri abo ngabo ibyo ni ibindi bikomera ariko ntabwo igihe wagiye kuba wahura n'umuhungu bizi neza ko uri umukobwa wakuze ufite gusama cyangwa iki nimba utiporoteje sibyo ukaba wenda izo pirire ngewe ubundi bitangiye kuvuza induru muri iyi myaka nta n'ibyo bya pirire ntabyo nari nzi byo kuvuga wenda ngo urasambanye ngo uri mu gihe cyo gusama ngo unyweye pirire ntabwo ibyo nari mbizi igihe utakoresheje ibyo bintu ukabireka nyine iyo minsi ikirenga ukumva uratwite urayikuriramo iki ukamwibariza ikibazo wenda wowe ushobora no kubwira umuhungu ko utwite akakwiyorera ariko nyuma akemera umwana yego birashoboka nanjye kukubwira wowe
twishyire mu mwanya okay uyu munsi uri kubivuga kubera ko warabye umwana arahari ariko uza kuvuka muri iki gihe izo pirire zihari ubwo buryo bwo gukuramo izo nda bworoshye buhari wari kumubyara wari kubyemera kumubyara tuvugisha ukuri icyo gihe umenya ko utwite bamubwira hari ugukuramo inda waramaje kumenya ko yakuze hari no kunywa iyo pirire ukimara gukora iyo mibonano ibyo byo nari kubikora ariko kuvuga ndakuramo inda ari nkuru nago ndi kumva nta subundi ubwo nari kuyikuramo hehe no mu rugo n'ibiki byose ntazi imihanda ntajya ubwo urumva ko utarenganya umukobwa ukoresha pirire nyuma yo gukora pirire ntabwo murenganya nyuma yo gukora sex nanjye nibyo nakubwiye ngo nimba uri umukobwa ukaba utiporoteje ukaba utanywe iyo pirire nimba ubona ko watwise wayihoreye ariko ubu ngubu ariko ubwo buryo wabukoresha biramutse bibaye ngombwa cyangwa se uranabukoresha ubu ntabwo mbikoresha ariko akenshi mbikora nabiteguye nzi ko ndi mu bihe runaka kandi binabayeho iyo pirire nayikoresha yego reka mpite nigira ku bintu mbihuze n'iyi mihanda ahangaha wenda ubuzima bwawe bwo turakomeza kugenda tubucamo uvuze ku bintu byo kwiproteja n'ibintu byo by'imibonano mpuzabitsina reka mbivuge gutyo uyu munsi tuvugana hari ibiri gutrendinga ku mihanda ahangaha ngira ngo Ishanga uramuzi wo bitira Ishanga umukobwa witwa Emeline uramuzi umukobwa mwiza cyane bamwe batangira kumwita ngo ni Miss Emeline wa mukobwa ibiri kumuvuga wabyumvise ibijyanye na Enikeni nibiki nabyumvisha hari ibintu biri kuvuza ubu ku mihanda byitwa uburizibiyene ubona biterwa n'iki ku buryo umukobwa nk'uriya Emeline ashobora gukora igikorwa nka kiriya ubona biterwa n'iki igihe yaba yabikoze wenda ashaka hit sibyo wenda arahitinze sibyo ariko wenda ashaka views ku buryo yakoresha wowe wabikora cyangwa bitewe ko we amenyereye ibintu by'ama YouTube ashobora kubikora nkanjye rero nshobora kubikora wenda bakavuga sura n'umusazi kuko n'ubwa mbere bambonye sibyo ako basanzwe bamubona akorera ibitangazamakuru n'ibiki ashobora kubikora rero kugira yibone izo views akatuma abantu bavuga nose ko ataryinjizamo ryose ngo rijyemo wasanga ibyo twabonye ari ibice byaraje no kugenda nta wamenye ibyo ari byo ibindi rero mutabonye ntabwo wabishyiramo ubwo nyine ibyo wabonye n'ibiriya ubu si byo twabonye watinyuka ukabikora tuvuge ngo washaka views muri buriya buryo ku buryo afata icupa ukaryinjiza mu myanya y'ibanga yawe se ntabwo uzi ko bavuga ngo gushaka ni ugushobora buriya nyine nawe yumvaga bishoboye yarabikora yatinyutse arashoboye yego ntabwo nabyemera ko ari ubushake wese tubigukorere nawe tukuzanirira irya Primus oya urana okay by the way hari uburyo bwo gushaka nyine ese tuvuga yuko yabikoze kuko yabuze umuhungu mbonye ntago mbizi nanjye nicyo uri kukubaza nyine utekereza ko uri bitekereza iki buriya nkaho nyine uri umukobwa umwana w'umukobwa niki cyatuma utinyuka kugera kuri la level yo gufata icupa karyo ukoresha kuri karankage abantu bakoresha imbuga ari n'igihe baba bararenze urwego rwo kuba basitara ahubwo bakarenga urwego hari navuga ngo nimba baba baragize toroma simbizi none se kuba yabikoze ntiwamenya icyabimuteye sibyo natwe nicyo turi kwibaza aka kanya ni umukobwa mwiza avugana n'abantu benshi bafite ibitsina ntabwo yabura ubimukorera rero niyo mpamvu navuze tashobora kubona kuba yabikoze kugira ngo abahe views uyu ariko imihanda ikavuga ko urumva umukobwa nk'uriya mwiza uzwi wagutuma umusore wamuzana wowe ese wowe ntabwo uri umusore ugise urabizi ko nsabye nakwemerera njye nta nubwo njya nsaba ariko njye ngomba gutegereza bakansaba nawe rero wasanga ageze mu gihe cyo kwihangana kwe kwarangiye niko imihanda ivuga kwihangana kwe kukamunanira ari muri genge y'abakobwa nk'abariya agashaka kwitabara muri buriya buryo ntabwo yabura umuhungu pe kandi namubwiye ko wamubura ntiwansaba none se kumvugisha birahagije kubite mwegera ko namubura nakubwiye ngo sinjya nsaba ariko sinamubura unsaba ugusaba ubwo wabigenza ute kugira umuhungu agusabe abigenza ute se ntabwo ndi umuntu usingaragara ntabwo umuhungu ashobora kubishaka se nose uko ntagusabye sinukureba nyine ni nkize trick wakoresha ku buryo ese kuba wambonye bivuze ko wahita usaba ako kanya umunsi urabyemera ko umunsi bishobora gushira ushaka umuntu muryama n'umukobwa ukamubura ndetse n'umuhungu birashoboka
simbizi uzabigerageze rero n'abantu muziranye oya bari benshi ariko nk'umukobwa kameme nka Emeline okay niko bari kuvuga ku mihanda bavuga ko umukobwa amaze kumenyekana kupfa kwegera umuntu runaka ari umukobwa w'umustanzwe ngamubwira ngamufashe iyo service bati washo kuyagize isoni abo niko bamwe bavuga abandi bakavuga bati n'uburezi bien yigiremo nyine yaberetse urwego rwe nuko bimeze abandi bati n'ibiyobyabwenge yafashe nyine bavuga ko atari muzima kujya dusho nigeze mbona bamwe mu banyamakuru bari kuvuga bati bazera video zo kuba ari ingoroje ryanamenetse nk'akantu gatoya akaryinjizamo kuri hari gucurikiye none se ubundi mubwirwa n'iki nimba imyanya y'ibanga yo imbere ari mizima wenda yose wabona na matrisi barayikuyemo wabwirwa n'iki umuntu utinyuka gushyiramo icupa kuriya se wamenya nimba ibice by'ibanga byose abifite ahubwo bagize ubwoba da ku mihanda ubundi reka mbabwire mujye mureka usarasare urumva mubimurekere kuko buriya nibyo aba yahisemo none se nimba umuntu kwa muganga nta bipimo bari bapimye ngo babone ko ari umusazi koko afite ikibazo cyo mu mutwe sibyo akajya gukora ibyo bintu ubundi urajya kumujajinga mu buhe buryo yabikoze abishaka kandi ntabwo uzi impamvu niyo mpamvu rero utajya kubitindaho ngo uvuge ibintu byinshi ntuzi byabiteye ntuzi nimba wenda batangiye no gukina porno wabwirwa n'iki ntabwo mbizi nanjye nabibonye kuri nabihuzaga n'ibyo warumbwiye nyine byo kuryamana iby'ubusambanyi reka tubyite ubusambanyi buri ku mihanda yayikinishaga ikisambanyije nyine ubwo kwikinisha yisambanya gute ariko nubwo tuvuga ibyo nabonye kuri Twitter ye avuga ko umuntu ngo twabonye ngo atari we Yasira nediti ngo nagari we ngo n'abantu bari kubijyamo rwose amabare bareke ngo bareke none se nimba babonye bari kumubeshye n'isura y'umuntu abahakana gute katari ngo mweditinze nyine cyangwa n'undi base ntibishoboka se nimba hari ubwo nabyo bizagaragara nese cyeka ko bitazakomeza bakagaragaza nyiri umuntu iwe nyine nibyo ariko sinzi n'uje muri kuri case ya Jory ugira ngo uzi amakuru kumuvugaho muri iyi minsi yo kuba yifitiye umupapa w'umuherwe hariya hirya muri Tanzania ngacuruza intwaro nese ucuruza intwaro ubuze ubwihebe nanjye nyine nuko nabyumva wababona umugabo nk'uri ukaca ku ruhande ariko se ubundi umugabo kasaza ariko yapfuye hari umugabo usaza ndabizi se wa mugani urabona ni n'umujene ariko ni umusaza w'umujene ubuse uzamugereranya katufata n'urugero wenda uretse kuba tuzi ko afite ayo mafaranga afite ibyo bintu byose abaye ameze kuriya wenda ayo mafaranga adafite agaragara wamufata ukamugereranya n'umusaza wenda mutuye umwe muri quartier unywa ibigage ugira ute ariko oya ntabwo wabagereranya none se kuri iki gihe nimba umusaza w'imyaka 70 wubatse ufite abuzukuru n'abuzukuruza ashobora kugenda kwegera umwana w'umukobwa ufite imyaka 20 akamutereta kugira ngo amurongore amusambanye sibyo Jory ni uruhinja cyangwa uriya mugabo arashaje cyane ku buryo atashobora Jory urimo urambwira uti kuba ari kumwe n'uriya musaza buri wese yabonye amahirwe ntabwo yapfusha ubusa urambwira uti nanjye nyabonye rwose nahita nguruka niruka kuki mutatugirira umwe nk'abasore mwumva ko tuzajya hehe none se mwebwe ubona nta gahunda mufite rega n'ubundi ese gahunda ni amafaranga cyangwa n'imyaka abakobwa banjye numva hari ikintu mukono uvuga ngo wowe ngo nta gahunda afite ngo ntipe ngo nta gahunda afite gahunda muvuga ni iyi ageze mu myaka 30 indi Jory se oya wari we wese ndetse Jory umukobwa ageze mu myaka 30 sibyo uri kumva aba adafite kuba hari icyamwirukansa agiye usanga n'amahitamo ye ego ujye umenya ko abakobwa ducura mwebwe ntabwo mucura 25 si myinshi 25 cyangwa 50 si wo mugore acurira se
ubu ngubu ufite imyaka 38 ntabwo wakiyangaje ngo ushake umugore. Yesu shamba waba ugiye kumubera ingoroje. Ingoroje ushavuga iki? Waba ugiye kumusaza se wamubyara abana banga umwe. Sibyo byiza se tukubahiriza nyine. Umwana umwe nk'uwingwe. Wiki? Umwana umwe. Si bisirimu se? Oya. Erega ubuzima buranangoye kubyara umwe si ikibazo. Ubu nkaho ushatse warekeraho rwose. Oya, njye na kubyara umwana umwe. Wumva uzabyara nk'abangahe? Apfuye se. Ni kimwe nuko wabyara 10 bagashya. Oya. Ariko byibuze bavuga ko wababyaye ukabura warababonye. Ubwo so kubura umwe no kubura be. Okay mbo urupfu rwose n'urupfu rubabaza ariko nanone nta nubwo duteganya ibi ariko kubyara umwana umwe nanone witeganya ibi ko yapfa. Abaye hose nanone ntiyabaho neza. Akubyara 10 bakabaho nabi. Bivuze babaye 2 cyangwa 3. Turashize. Ubu mvuze byara nk'abangahe? Abimana izama kuko ntabwo nzimba. Ntabwo 20 uzabarera. Nta muntu barabana reka. Harya. Abarabana yabonye. Nyarega ndacyari muto yorajye nyihanganira hari ibyo banazi. Nta nubari inka ibyo ndabizi. Ariko abana barati nabyo uwabyara wababonye. Ubyara bufite. Nako ubara ubufite. Oh. Okay. Ntago nari mbizi ariko nanone biramakinga sense. Ibyo byanjori rero urumva nyine byaracundinze abamwe bakavuga bati ibi bintu biba biri gutraininga bisohoka ku mbuga nkoranyambaga bituma abana b'abakobwa bishimangira n'ubundi wa muco ari mu bori bamwe mu bakobwa b'Ikigali bavuga ko ibisaza buriya hari ukuntu bikora umuti kurusha abasore bakavuga bati nturana mukuru wacu bati yabaye urugero nawe ni kubibona uretse kamvuge ngo urubyiruko rwinshi rurakennye sibyo yego uretse ko tubishyira ko ari Kigali cyangwa ari ab'u Rwanda cyeka ko ibindi bihugu badahari uravuga abakene se cyangwa abasore abo bashaka abantu nyine bakuze nyine twe turi kuvuga iwacu mu Rwanda turavuga ibyo tuzi kubera twebwe tugendera mu muco se nyine icyo navugaga urabizi neza ko urabizi k'abakobwa cyangwa se abasaza wanabimbwiye urambwira uti abasaza basigaye bigera mu bana b'imyaka 20 sibyo ariko n'abana muri iyo myaka barakubwira bati abasore b'i Kigali nta mafaranga bagira ubwo nta na gahunda bafite turigira mu bagabo hari abafite iyo myumvire sibyo yego kandi ukabashyigikira njye nagomba ikintu nashyigikiramo abaye ari uwo musaza ariko afite gahunda atagukinisha bitwaye iki ubu washaka umusaza w'imyaka 90 kuri njyewe biragoye ariko bibayeho nabyakira cyane n'undi wese wabikora kubera amahitamo ye ndikumva nta kintu byaba bitwaye pe kuko ko bavuga ngo umugabo uko yaba ari kose niyo yaba ari gusama igihe muryamanye akakurangirizamo uri mu gihe cyo gusama urayisama ku buryo wajya gufata umusaza w'imyaka 90 koko umuntu igisore nkawe ntiwazamwicira mu burire umwicisha iki se ese nimba ari nayo mafaranga ukurikiye ntabwo ushobora kugenda uragenda ukajya ushaka umusore nkawe nyine kuri iyo gahunda erega nibyo nashaka mbwire neza ngo mubigenza mute hari ababikora mu buryo bwo kwikenura yarangiza akajya ashaka abajeni akabaha ibiceri nabo bakamupfubura akaka igisazi ibiceri akajya kwimeza neza ku ruhande erega niyo si turimo ntimukabarenganye njye nta muntu nzarenganya kuko azaba afite amahitamo ye kandi azaba ari bwo buryo bwe sibyo bwo kubaho ikintu kitubashijeho ni amafaranga ntimukajya museka abantu asamba mburanira abakene b'abasore kubera ko nanjye ndi muri abo ako nanone hari ibintu ubona biri bizarre hanyuma n'ubu tuvugana n'amasiko ubona ko kujya kwava kuri Vestine wo muri yatsinda rya Vestine na Dorcas tuvuga ko ntabwo twabivuga ahubwo nari navuze ko tuzo kubiganira wabibonye ko yashingiwe nabibonye nako yasezeranye mu murenge uyu munsi tuvugana na certificate yamaze gusohoka rwose n'umugabo muri Burkina Faso ufite imyaka 36 ibihuha bikavuga afite 42 barabeshyaga kugira ngo certificate twabonye cyangwa kibyemeza ni 36
ku mwana w'imyaka 22 ubwo ikinyuranyo cy'imyaka ubwo ni ingahe? Ntabwo ari myinshi. No se The Ben yashatse Pamela bafitanye imyaka ingahe? Amurusha imyaka ingahe? Amurusha imyaka ingahe? Se ni myinshi. Ntabwo ari muri 12. Ariko n'ubu naho ni hari ariko ari kuyirenza muri za 14 gutyo. None se urabona angana nande? Ninde? Ugereranyije uretse Pamela iriya taye yari afite. Turebye Dorcas ukangana uko, sibyo? Vestine. Ego, Vestine sorry. Ugafata na Pamela uko yari ameze kijya gihe. Ufite igikuriro yarinde. Pamela sinyaci yari afite. Ufashe nuza Vestine. Ukangana uko nguko uko ameze kuriye. Ukameze uko nguko uba no kuvuga ko ashobora kuba twite. Ninda se kandi bijemo. Uye niko bivugwa nabisomye rwose nabisomye. Baravuga ko ashobora kuba nyine twite. Ari uwo muntu se cyangwa ari yundi muntu. Ibyo sindabyumva reka makuru umugane wakasuka ava mu bamotari avuga ko umukobwa ashobora kuba uramukobwa bimwe mu bintu byamufashije birashoboka cyane. Mu gihe byaba ari byo ariko niko imihanda iri kuvuga. Nimba afite Imana akaba twite wamutenda akaba mujyanye. Okay. Sanze atari we. Sanze atari we. Nyine nawe yamera nka Platini. Oya. Okay, turimo turagana no ku musozi imihanda iri ibintu byinshi ngira ngo wabonaga. Aba n'umvundusha amakuru menshi. Hoye yiga njye n'umunyamakuru gusa niremvuga kuri birabya bafite nka bira byishanga. Nabonye watanye kuryamika icupa rya Heineken ahubwo anze ibiciro bigiye kuzamuka kuri Burarirwa. Ahubwo Burarirwa ni muhe ibiceri yabamamarije. Ntabwo si byana ahubwo niba musinsho contract kuri mu buryo bwanyabwo none. Ahubwo none ikibazo none ushobora gusanga harabo yayangishije. Oya bazayikunda kuko byose ni amazi. Uvuze? Byose ni amazi. Iki niki? Heineken na hari habora ntihava amazi buriya. Ntabyo nzi bambwira nkaho. Nose uko bavuga ngo yararimo amazi. Kabango ndashatse wanukirwe. Ura mukobwa yashiraga amazi mu yandi. Nose Heineken yarimo inzoga. Ndabizi se. Ako nayaririmo. Kigaragara cyo wabona bazayikunda cyane kubera ko yabaye hiti. Ahubwo yakoreshejwe n'umuntu yabasimbuye. Reka yakoreshejwe n'umuntu ahubwo uzi ubwenge. Uri ahantu harimo ibanga tutazi. Nawe ukoreshe Primus rero ubwo. Baye nangwa inzoga ndajya gufata ibyo inzoga ni icupa ntago ari inzoga. Ntago ari inzoga. Ni icupa ntago ari inzoga. By the way, urumva imihanda irasa nkaho yanduye. Ngewe se nabona buzi iki kugira ngo gukoresha icupa koko. Icyo yari yabuze. Ntago yakibuze uriya mukobwa afite impamvu yabikoze. Okay, ni nkihe nama wagira? Okay, kuko bira bintu bamwe nabikubwiye ko kavugagaho kandi mvuga ko bamwe babigiranya nyine n'umuco w'uburezi bien ushobora kuri gukura abandi bakabigiranya no kwiyandarika cyangwa se n'ibyo bwenge. Hari uwo bari kubikorana. Ku ma video yabanje ariko bimwe n'umukobwa nyine n'amajwi yumvikana rwose ko ari we yashaka kuba bakorana izo gahunda nyine. Ari naho bashingiye babivuga. Tugana ku musozo ni nkihe nama wagira urubyiruko rw'abakobwa none nk'umwe mu urwo rubyiruko wagize nanjye kuvuga ngo ni kibazo ariko n'umugisha ariko nanone umugisha waje akiri muto wo kubyara umwana ni ngiye nama wagira urubyiruko rwitwara gutya harimo n'Emerine tuvuga uramushyigikira oya ndavuga imyitwarire bari kugaragaza ikajya naho hanze niba ko kari byo buriya uzaba ufite ibibazo n'umwana we uzakura abona ibyo bintu naho we buriya yamaje kwiyakira ibyo akora aba yumva ntacyo bimubwiye wamugiye nk'iyo nama rero n'abameze nkawe yego nimba yabikoze abihisemo kandi abishaka kuko ari mukuru nta wabimuhitiramo nakomereza oya tuye hasi uriya ntarengeje imyaka 25 wenda narengeje sinzi imyaka yabanza akiri na mutoya ikintu ngiye wakoze ukuze ntago nyijajinga nta nubwo mbona ko wakicuza nyako umuntu wese ahagera ya kandi na droge waba wafashe zazo zose zatuma ukora ibyo bintu uwo ni umwanda wazigabanya. Okay, ahubwo icyo ngicyo reka tugane ku musozo rero turagushimiye cyane ko n'ubwa mbere twakiye kuri yawe TV right
yego ni ubwa mbere tuguhaye ikaze nubwo turi gusoza hanyuma ubwo twizere ko n'ubutaha tuzongera tukaganira tukajya mu bindi bivugwa ku mihanda n'ubuzima bwacu ubuzima bwawe kwa bucikirije ariko ntekereza ko tuzajya tubukomeza uko tugenda tuganira ubuzima bwanjye ni buriya nose nabucishije ni buriya as of now tuzakomereza ubuzima bwanjye nubwo ndi single moms kandi ukaba uri na single mu buzima busanzwe searching ndaguhereza cameraman nta kibazo nawe ari single aricyo gitwaye se ntabwo ari igisaza gisaza kandi nakubwiye ko ibisaza ari byo nabyo bikora akazi nawe nta kibazo ariko n'ibisaza tuzajya tubifata uzajya ubiva arajya afata n'ibisaza bari ko bamuhaza cyane nuko bizaba bifite amafaranga none so wakoze cyane rero Joy namwe mwakoze kunyakira asante sana